Ni Afrimax TV online. Uyu munsi tukaba turi kumwe na Ahmed Pacific, niwe umuntu wateguye iki gikorwa cha Salax Award. Ariko imbere yo kumenya ibintu byinshi byabaye uyu munsi cyangwa ibyabaye ejo cyangwa ejo bundi, ndashaka kumenya amateka ya Salax Award ni igitekerezo ahantu yagikuye kugira ngo agarure Salax Award. Turayizi mu myaka ishize. Reka tugane na Ahmed Pacific. Ahmed, amakuru ya? Okay, ni meza cyane, urakoze. Salax Award yatangiye muri 2009, ariko icyo gihe yitwa ko ya 2008, ukwezi kwa 3 2009 yitwa ko ya 2008 yari Salax Music Award. Nyuma yaje guhinduka Salax Award ko bashyizemo izindi kategori zitari abanyamuziki gusa. Birakomeza haza kuba mu tubazo tw'uko ihagarara bitewe n'uburyo bwa financial bw'umutungo, ariko nyuma nibwo twaje kuganira mu mezi umwaka ushize, tuvuga ko se kino gikorwa nta kuntu cyagaruka. Nibwo noneho kampani ya Digital Services yaje kuyifata kugira ngo ikomeze icyo gikorwa. Kumva abahanzi benshi banikuyemo bivanyemo ku giti cyabo, ibi ngibi ni iki watangaza wowe nk'umuyobozi wa Salax Award uyu mwaka? Kuko sinumva impamvu umuntu yanga kwa gushimirwa niba yarakoze koko. Iyo umuntu yakoze akwiye gushimirwa, ariko niba umuntu yishaka kwikwama akavuga ati sinshaka gushimirwa, nabwo ni uburenganzira bwe, ntago twamufatira. Ariko nanone nta twavuga tuti cyangwa nuko dufite abakomezanije natwe icyo turimo kubaka industry. Si icyo gishobora kubaka umunsi umwe, si ikintu gishobora kwita kirangiye umunsi umwe. None umva no kuba bimaze imyaka 3, umva hari challenge nini. Muri babanzi bavuyemo arubona nta bikorwa afite muri iyo myaka 3 ishize, ese arubona afite ibikorwa nanone muri iyo myaka 3, cyakabona ntacyo afite ya presenting mu bafana. Urumva hari challenge nini. Nukuvuga ko muhanzi barenga 500, abanzi 5 bavuga ko badashobora kwitabira Salax. Umva nta gitangaza kirimo, n'uburenganzira bwabo. Umuntu afite uburenganzira mu iki gihugu, n'igihugu kigenda kuri demokarasi bwo guhitamo icyo ashaka. Navuga ko nanone nta icyo kidafite challenge, nanone ntago ibintu byose wabona ko bigenda 100%. Icyo twifuza nuko umwaka ntago dukoranye nabo, bare uburyo biteguye n'iki abaye twaje ko bishobora ko bidateguwe neza. Umwaka utabaza bazabitubwira, nako babashe no kugaruka dukomezanye ugenda rwo kubaka industry y'umuziki nyarwanda. Nkuko wabibonye wari uri hano igihe izi 5 nominees zatangazwaga, abantu 5 bakomeje mu cyiciro gikurikiyeho. Wumvise ko miba bandi 10 bandi 5 bandi batashoboye gukomeza. Wumvise icyo bivugiraga, bavuga ibintu kuko tubona ko bimo transparency, ibintu tubona ko bimo bikozwe mu mucyo, kuko bano bantu barakoze. Icyo nicyo twifuza no mu myaka iza, n'abandi bakoze kuko bumve ko babishimirwa. Ariko batumva ko umwaka utaha nanone bazaza bandi bazanye ibihangano by'imyaka yashize, bumva ko ibyo tuzafatiraho. Niba bumva ko tuzakomezanya tuzafata mu uyu mwaka n'ubundi, kuko tuzagenda dufata umwaka umwe. JP, hari baruwa cyangwa itangazo yasohoye uyu munsi ryagaragaye ku bantu benshi cyane, sinzi nimba nawe ryakugezeho. Watubwira n'impamvu yaryanditse cyangwa wabifashe gute? Navuga ko n'uburenganzira bwe kuba yavuga icyo ashaka, kandi ikindi kintu ntago tubereyeho gushimisha buri wese. Niba umuntu yumva ko hari bitagenda muri gahunda zacu, afite uburenganzira bwo kubigaya, cyangwa icyo navuze n'ibyo kugaya icyo utarabona. Dufite kategori tuzahembamo aba producer, dufite uburyo twageneye uburyo tuzabahemba. Nukuvuga ko indirimbo ya mbere nziza hazahembwa umu-artiste, producer wa audio na producer wa video. Rero sinzi impamvu yumva ko habaho kategori. Sinumva ukuntu aba producer bajya guhangana. Tugiye guhemba abanyamuziki, imyaka iza tuzareba uburyo twajya mu nzira zisobanutse, atebye indi byo kunyura ku ruhande. Ese abaproducer no musisi numva ukuntu twabashyaho kategori zabo, ese twabashyaho twitwaje iki? Ntago ari abahanzi. Icyo cyambe ni
abafana nibo baduhaye amazina ya mbere tuzana kugira ngo dutoranyemo abanzi 10 nyuma y'abo twatoranyijemo 5 producer nayo kumushyiramo ntago mbona inza ubundi uje nayo kumushyiramo kuko producer nta mufana uzina producer ukora indirimbo beti iyo nza kubwa ni okay abahanzi nabo badutorera producer beza bageze ubwo imyaka izaza tuzareba itangazo naribonye nabonye icyo rivuga watunyuriramo muri makeya itangazo kuno ryavugaga ibyo ngibyo muzabejya bibabwire kuko nibo barikoze kuva waribonye wagerageza kutubwira makeya na ukanabisobanura ni uburyo bwo kubiha agaciro kandi nta gaciro mbona nabiha kuko sinange babyandikiye bayandikiye abatangaza makuru abanyarwanda muri rusange nubwo ndumwe mu banyarwanda ariko singiye byarebaga cyane umva banzikiye